Imana yanyeretse abantu bameze nk'abapasteri cyangwa abavuga butumwa bari mu nama, bari mu mahugurwa, bari mu nama. Mbona bose barasohotse, bose mu rusengero, hari mu rusengero basohotse. Bakimara gusohoka mbona hasigayemo umuntu umwe ufite umwana. Wa muntu ufite umwana mbona wasigayemo. Imana irambwira ngo irashaka ko hasigaramo ngo mu bantu bose bavugira Imana irashaka ko azajya bavuga umuntu senze, kuko nabona gasa nkaho yapfuye arazuka. Iyo tariki 30 ntago nzayibarirwa abantu bose bari bahari. Baravuze ngo turashaka umuntu wasengeye no murwayi agakira, niwe dukeneye kumenya, niwe dushaka. Bose barankurikiye. Abari bari mu bitaro nagiye mbasengera, abari bari mu bitaro bose nabasanze, abandi ndababwira ngo bajya mu nguni ndabasengera aho yari ari n'umuna wanje. Imana itangira kunkoresha gutyo, ariko na mbere narakoraga suko itankoreshaga. Ahubwo uwo munsi nibwo nabonye ko Imana yishimiye ibyo nakoze. Ubwo umurwayi naje kugeza igenda mucyura. Ejo bundi rero mbona itangazo ry'uko tugiye gusengera igihugu. Nkubita ko hari ibyo Imana yarambwiye 93 imbwira ko hari bigiye gukora mu gihugu. Ari nayo mpamvu nagarutse kuri kamera, ari nayo mpamvu ntaje yaje kongera gutinya kongera kuvugira Imana, kuko hari ibyo umuntu atinya kuvuga, watinya kubivuga kandi ejo bigasohora wanze kubivuga. Mfata gahunda rero kuri 14 nijoro nibwo saa 9 n'iminota 40 ndumva aribwo Imana yatangiye kumvugisha imbwira ko utamufite izamusohora. Imana irongera irambwira ngo ushaka abantu bose biyeza. Inyereka uburyo, inyereka ahantu hakubuye, iranyereka ahantu hakubuye nsanga hose harakubuye harakeye. Irambwira ngo irashaka ko tweze imitima yacu. Irambwira ngo mu ngori z'imitima zose tuzeze. Nujya kuvuga ijambo ry'Imana ubanze wiyeze. Niba utabashije kwiyeza wijya kuvuga. Irambwira ngo kuvugira ijambo ry'Imana ukavuga utiyejeje ngo nuko wakora mu mwenda. Ubundi niko byakagombye kuba bigenda. Ntabwo umuntu yakagombye gutinyuka gukora ikosa ryo kuvuga iby'Imana ngo umuntu bamuhamagara ahantu ibunaka bavuge ngo baragutumiye ngo uhaguruke wegura umutwe utagize igihe cyo kwiyeza. Nibyo bintu njya mbwira abantu. Rimwe na rimwe abantu bajya bakunda nkanjye muri iri vuga butumwa ryanjye, bajya bakunda kuntumira ariko bantunguye. Nkababaze se byibuze mu by'ukuri uyu mwanya umpamagariyeho uratunguwe ku buryo wahereye ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane utazi yuko uzakenera umuvuga butumwa ukampamagara ku wa gatanu unyeneye ku cyumweru? Kubera yuko ntabwo ibi bintu by'Imana ari naho hantu havuye dukora amakosa. Ntabwo ari ibintu umuntu yakagombye kuba amenyera. Ibintu by'Imana ubundi ntabwo bimenyerwa. Umuntu agahaguruka ntaheruka gusenga, yarayatongana n'umugore, yarayatongana n'umugabo, mbega induru ze hagati ye n'umugabo n'umugore bihora ari fayita. Umuntu bakamuhamagara agahita yiyaminiye akikomanga mu gituza ati ubwo ndi umuvuga butumwa, ati ndasoma muri Zaburi, ndasoma muri Yeremiya 15. Mu by'ukuri ibyo bintu birakwiriye? Reka dukomeze twumva ubutumwa. Arambwira ngo tuvome. Imana irambwira ngo tuvome. Nabonye abagore bajya kuvoma afite amajerekani. Wow. Ntabwo muzi bigiye kubaho. Ntabwo muzi by'Imana igiye gukora, kuko twese nubwo tubivuga ariko ntabwo niba Imana itubwiye ngo tuvome nuko ari igihe tuzayasonza amazi. Niba Imana itubwiye ngo tuvome nuko ari iki ishaka kuzakora. Yego. Imana irambwira ngo tuvome, ngo duteganye tuvome. Yes. Nta muntu utazi icyo kuvoma bivuze. None se niba narabonye abantu Imana ibasohora mu nsengero hagasigaramo umuntu umwe, nsubiye inyuma gato, umuntu wese w'umuvuga butumwa, umuntu wese w'umupasteri, umuntu wese uvuga ijambo ry'Imana, Imana yazanye sanitize iyishyira ku ruhimbi. Mu bihe byo gusenga icyambere n'amakuru. Aravuze kano kantu, reka twumve. Imana yazanye sanitize iyishyira ku ruhimbi.
aravuze ngo Imana yaramubwiye ngo yamweretse, Imana yarazanye sanitizer. Uyu muti sanitizer nta utayizi, iyishyira ku ruhimbi kugira ngo abashumba bezwe babanze bakarabe, abahanuzi, abavugabutumwa babanze bakarabe, abahanzi, amakorari. Ariko ikintu kibabaje nuko abantu barengaho iyi sanitizer bakayirengagiza, bagatinyuka bakajya ku ruhimbi bakaririmba, bagatinyuka bakajya ku ruhimbi bakabwiriza, bakayobora, bagatanga amatangazo, bagatanga igaburo. Ugasanga umuntu ajya ku igaburo ryera, umuntu akajya ku igaburo ryera atejejwe, adatunganye. Umuntu agatinyuka akajya kurya ku mubiri wa Kristo ari umurozi. Umuntu agatinyuka akajya kunywa ku maraso ya Kristo ari umusambanyi, abizi neza, ari umugome, ari igisambo, ariko agatinyuka. Reka dukomeze twumve. Azo ryuko tugiye gusengera igihugu, nkubita ubwo umurwayi naje kugeza igenda mucyura, imbwira ko hari bigiye gukora mu gihugu, ryuko tugiye gusengera igihugu, nkubita ko hari ibyo Imana yarambwiye 93, imbwira ko hari bigiye gukora mu gihugu. Ari nayo mpamvu nagarutse kuri kamera, ari nayo mpamvu ntaje yaje kongera gutinya kongera kuvugira Imana, kuko hari ibyo umuntu atinya kuvuga, watinya kubivuga kandi ejo bigasohora wanze kubivuga. Mfata gahunda rero kuri 14 nijoro nibwo saa 9 n'iminota 40 ndumva aribwo Imana yatangiye kumvugisha, imbwira ko hari ibyirambiwe. Imana yanyeretse abantu bameze nk'abapasteri cyangwa abavuga butumwa bari mu nama, bari mu mahugurwa, bari mu nama. Mbona bose barasohotse, bose mu rusengero, hari mu rusengero basohotse. Bakimara gusohoka mbona hasigayemo umuntu umwe ufite umwana. Wa muntu ufite umwana mbona hasigayemo, Imana irambwira ngo irashaka ko hasigaramo. Ndagira ngo hano hantu tuhitondere ikintu cyitwa mwiyerekwa umwana asobanura umwuka wera. Ngira ngo mumaze iminsi murimo murabona uburyo tuvuge n'urugero muri ADPR barimo baragenda birukana abapasteri, abarimu, abantu benshi nyine bakavuga bati ntimwize n'ibindi nk'ibyo. Ntabwo ariho honyine, mu madini agiye atandukanye. Mbega murabiza aya mavugurura ahari. Ibi ngibi iki kiganiro ndibuze kubabwira, reka ndebe ubu buhanuzi uyu mukecuru yabutambukije ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11, 27 z'ukwezi kwa 11. Mutaza kugira ngo nibirimo biraza nonaha, oya, ibi ngibi nibyo ni ubutumwa nagize ngo mbibutse mutazajya mwibagirwa. Mbibutse n'ijambo ry'Imana duhora turyiga buri munsi. Utaza kuvuga ngo kuki wagaruye ibyarangiye, nka bamwe mwirwa mudotoka urishakira views, yimpe wigendere. Niba ari views nari nkeneye. Umwana asobanura umwuka wera. Umwana asobanura umwuka wera. Reka dukomeze twumve. Ngo mu bantu bose bavugira Imana irashaka ko zajya bavuga umuntu ufite mwuka wera. Ngo udafite mwuka wera nta kintu afite. Ngo mbese ko mwuka wera yamudusigiye kuki tutamusaba ngo tumubone? Imana irambwira ngo irashaka ko umuntu, yaba umupasteri, yaba umuvuga butu, wari we wese ukorera Imana, nasabe mwuka wera Imana izawumuha. Utamufite izamusohora. Imana irongera inyereka uburyo, inyereka ahantu hakubuye, mufite izamusohora. Imana irongera irambwira ngo ishaka abantu bose biyeza. Inyereka uburyo, inyereka ahantu hakubuye, iranyereka ahantu hakubuye, nsanga hose harakubuye harakeye. Irambwira ngo irashaka ko tweza imitima yacu.
irambwira ngo mu nguni z'imitima zose tuzeze nujya kuvuga ijambo ry'Imana ubanze wiyeze. Niba utabashije kwiyeza wijya kuvuga. Irambwira ngo kuvugira ijambo ry'Imana ukavuga utiyejeje ngo nuko wakuramo umwenda ukambara ubusa. Imana irambwira ngo ishaka ko abantu bavugira Imana biyejeje. Uwiteka arongera arambwira ngo tuvome. Imana irambwira ngo tuvome. Nabonye abagore bajya kuvoma afite amajerekani. Ntabwo muzi bigiye kubaho. Kuvoma ni ugusenga. Icyitwa kuvoma ni ugusenga. Nibyo maze iminsi mbabwira n'ubu nkomeje kubabwira. Kuvoma ni ugusenga. Nyamara nimushaka mubyemere kandi mubyubahe mureke tuvome. Ngaho nibereye. Ntabwo munsi by'Imana igiye gukora kuko twese nubwo tubivuga ariko ntabwo niba Imana itubwiye ngo tuvome nuko ari igihe tuzayasonza amazi. Niba Imana itubwiye ngo tuvome nuko ari icyo ishaka kuzakora. Yego. Imana irambwira ngo tuvome ngo duteganye tuvome. Nta muntu utazi icyo kuvoma bivuze. None se niba narabonye abantu Imana ibasora mu nsengero hagasigaramo umuntu umwe. Muzi Imana igiye gukora ibiki? Imana irambwira ngo ushaka ko duca bugufi. Tukayicira bugufi ngo nta bindi bintu ikeneye uretse guca bugufi. Imana irambwira ngo yongera kunyereka. Imana yongeye kunyereka. Imaze kunyereka uwo mugore wavuye ko uvomye. Yego. Irongera irambwira ngo inyereka ibitunguru. Inyereka tungurusumu. Inyereka indabyo. Zigiti cyitwa umuhengeri. Inyereka n'ibitunguru bisanzwe. Irambwira ngo mbese niba tudahumura abo tubwiriza bazadukurikira bate? Imana irambwira ngo ishaka ko ducya. Imana irambwira ngo ishaka ko duhumura. Ijambo ry'Imana rikaduhumuraho. Ijambo ry'Imana rikatwuza umubiri wose. Uko umuntu yari yatungurusumu abantu bose bamumenya. Ngo niko ishaka ko ijambo ry'Imana abantu umuntu urifite umuntu wese azajya abasha kumumenya. Imana irambwira ngo irarambiwe. Irambiwe abantu bajya mu ijambo ry'Imana nta mwuka wera. Ubundi nyine wakibaza ngo umuntu abajya he? Umuntu abajya he? Identite yacu ni umwuka wera. Ikintu kigomba kudutandukanya n'abandi bantu batizera ni umwuka wera. Niba udafite umwuka wera ubwiriza ute? Niba udafite umwuka wera uyobora itorero gute? Niba udafite umwuka wera uhanura gute? Niba udafite umwuka wera ubwiriza gute? Uyobora korari gute? Uyobora abadiyakoni gute? Witwa umudiyakoni gute udafite umwuka wera? Iki kibazo buri muntu wese acyumve ko ariho biva. Niba uri pasiteri nta mwuka wera ugira, umuhanuzi yahanura ukamurwanya. Ibintu ndagira ngo buri muntu wese afata umwanya wo kubitekerezaho, wongere ubyuze neza. Wongere ubyuze neza. Kadukomeze. Ndumva ari nibyo ngibyo yabashije kumbwira. Ariko icyo nizeye neza cyo nuko nzi neza ko nsubiye inyuma gato umuntu wese w'umuvuga butumwa, umuntu wese w'umupasiteri, umuntu wese uvuga ijambo ry'Imana, Imana yazanye sanitizer iyishyira ku ruhimbi. Papa urakoze. Yego, urakoze rwose. Ngo nizukarabe sanitizer urayibonye ku ruhimbi. Yego. Ngo ujya ku ruhimbi udakarabye. Ngo mbese iyo utiyuhagiye wumva uhumura neza. Bishoboka bitese. Imana irambwira gushaka ko tuvanaho imyanda yose
ubuzima bwacu. Wow. Mbere y'uko ujya ku ruhimbi ngo banza ukarabe. Yes. Icupa rya sanitizer niba umuntu urizi neza. None se ubundi umuntu atinyuka ate kurya adakarabye? Ni gute ugomba kubuza yuko uvuye muri tuwarete, uvuye kwituma, uvuye kunyara, warurimo wikorakora. Ahari wenda ushobora no kuba wihindanije intoki, warangiza ugatinyuka ugahita wirukankira ku meza ugatangira kujya kurya. Ibi bintu bishoboka bite? Ariko Imana irabishinja abitwa barokore, Imana irabishinja abitwa abanyamadini n'abanyamatora abakristo kurya badakarabye. Imana iradushinja kurya tudakarabye. Sanitizer yayishyize ku ruhimbi ariko abantu ntabwo bashaka kuyitaho, barayicaho bayireba. Ikibazo gikomeye cyane. Ukajya kubwiriza utabanje gukaraba, ugasohoka muri loji ugahita ujya kuririmba, ugasohoka muri hoteli aho waraye usambanira ugahita ujya kubwiriza. Wishe umuntu mutabika mu byondo nka Mose, warangiza ukarengaho ukiyita umukozi w'Imana. Erega kwica ntabwo ari ukumena amaraso gutya ngo ukate izosi gusa, no kubana n'umugore umubabaza, ukagira umugore ukamubabaza mbega ukamutabika ku musenyi w'inyanja. Hari abagabo benshi babana n'abagore barabababaje, barabatabitse ku musenyi w'inyanja, barabishe bahagaze. Hari abagore benshi babana n'abagabo barabishe bahagaze. Kasanga umugabo ni kibobo, nimbwa, ntagira ijambo, ntagira agaciro, ariko umugore ni mama pasiteri, ni umudiyakonikazi, ni umuhanuzi. Tujye twumva ubutumwa kandi tugerageze kubwuza. Ubundi muzavuge ngo ntimwumvishe. Komeza mama, komeza rwose. Ririya ryaje original niryo nabonye ku ruhimbi. Yes. Mujya kuvuga ubutumwa mwabanje kwiye. Sanitizer nabwo original, kuko zose ntabwo ari original. Harimo n'ibisentizer bya pirate. We ngo yabonye icupa rya original ku ruhimbi, sanitizer original. Iyo yabonye. Mujya kuvuga ubutumwa mwabanje kugira ibyo mukora. Wow. Mubanze mwiyeze. Yes. Uwiteka azabana namwe. Bitabaye ibyo ngibyo. Uko nabonye ibasohora niko igiye gusohora. Wow. Ni ikibazo gikomeye cyane. Imana igiye gusohora abadafite mwuka wera. Bitwa ngo barayikorera kandi batayikora. Yes. Ni musaba mwuka wera arahari. Yego. Yesu ajya kuva mu isi yaravuze ngo basigiye mwuka wera uzabafasha gukomera. Ari nayo mpamvu Imana yambwiye gushaka ko buri muntu wese yuzura mwuka wera kugira ngo avuge ijambo ry'Imana. Utiyejeje kujya imbere ku ruhimbi ngo ari nkuko wajyayo n'ubundi nongere dusubire mukambara ubusa. Kuko yanyeretse umuntu w'umugore mbona yakweho imyenda yose. Yes. Yambaye ubusa. Mbona imyenda yigejeje ku mutwe. Irambwira ngo umuntu ujya ku ruhimbi atiyejeje niko abameze. Wow. Ikibazo rwose. Ubuhanuzi bwanjye n'ubwo Imana yampaye, nta bindi byinshi Imana yampaye. Bigira n'ibindi ntuma nzaza mbivuge. Urakoze cyane mama, iturize rwose. Iturize, ishyira agatima impembero. Mwabyumvisha? Busa umuntu arenzeho iki? Ndanashoje kwanza. Hahirwa abafite amatwi yo kumva barangiza bakanumvira. Ntabwo tuzazira ko tutumvisha, ahubwo tuzazira ko twabwiwe tukumva, twarangiza ntitwumvira. Ko bimeze. Mugire ibihe byiza. Nanjye ntacyo ndenzaho. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Urakoze cyane murakara.
cya gitara